Turagarutse nizere ko mumeze neza turabasuje murakaza neza kuri Biscom Aguka ndi Sebastian nkuko bisanzwe Distrato nanjye. Aka kanya turagarutse kugira ngo noneho tubabwire ku makosa abantu bakora bahitamo umushinga w'iterambere bagiye gukora. Strato hari amakosa abantu bakora ugasanga bitumye bafailinga cyangwa se nagwa babashe kugera ku nego zabo imishinga yabo nagiteye imbere ahubwo irahombye. Ayo makosa niyo tugiye kuganira muri kano kanya tugira ngo muze kwirekura mu dibitekerezo byanyu ku makosa tugiye kubabwira kuri iki kiganiro tugiye kugirana kitari buze kubarambira. Mutwandikiye muri comment mukande like ari nako ushobora gukora share ukabisangiza n'abandi. Niba utarakora subscribe nawe ikore ukande kwa no magambo yanditsemo Biscom Aguka yanditsemo subscribe ari imbere y'izina Biscom Aguka hahita yazakamenyetso k'inzogera nakuga kandeho kugira ngo uzajye wibereye mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye nituba tubazaniye inkuru mwizi kandi zibafasha kuva ku rwego rumwe rw'iterambere mujya ku rundi rugana heza ujye uba mu wa mbere twohereza ubutumwa bugufi. Ni ikihe kintu cya mbere abantu bibeshyeho bagakora ikosa mu gihe bari gutegura gutangira gushora imari ubwo no gukora umushinga? Yego ndagira ngo duhite duheraho ngushimira ko introduce neza ikiganiro bantu bacu nayo ndongenda basuhuje. Ndagira ngo duhite duhera ku cyo waruvuze sibye n'abatangira n'abawurimo cyangwa se ariko bakiri mu ntangiriro za hafi. Yego icyo kintu mureke tukite ikigari. Turaza kubasobanura uburyo iryo kosa rikomeye kugendera mu kigari cyangwa kugendera mu gihuha cyangwa kugendera mu gicucucucu cyabo mu bana cyangwa kuba influenced n'amahitamo y'abandi umushinga wawe. Ubwo bishatse kuvuga ngo ntago ngomba kugira igitekerezo cyangwa influence n'abandi cyangwa ure nk'ibyo abandi bakoze. Ako kantu kadusobanuye neza ni gute abantu bagendera mu kigare cyangwa se bagashaka kwigana abandi nyamara batabanje kugira gute tugiye. Murabizi ko hano kuri Biscom Aguka dukoresha ingero za business kubera yuko niyo domain tubarizwamo. Yego dufata urugero uri murokore uherereye mu ntara cyangwa se mu mujyi wa Kigali. Ufite inshuti yawe yitwa Eric afite boutique. Yego kubera yuko mwakuranye mwagendanye utangiye umushinga ugize amana ubonye umuntu uguha igishoro cyangwa se nawe urakisevingiye from nowhere ukumva ushaka gukora business. Yego ni na byiza nibyo twigisha abantu dukore tubona amafaranga. Ariko business yibukuze mu mutwe ugahita wibuka ko Eric ibyo bimukijije. Eric byamuguriye inzu byamuhaye abana be biga neza nubwo tushaka gukora boutique. Icyo ni ikigare. None ukajya muri boutique utazi manevre ubwo sinzi ukuntu nibo bivuge uburyo bwo gucenga aba muri ibyo bintu barangura hehe barangura kurangahe waye makuru ntayo rufite kuko gusa Eric yakubwiye ngo afite boutique yaragukijije ni n'inshuti yawe wamugishije inama ngo ati Eric ko nshaka ntangiye gukora business nkora iki ni wakora boutique kuko ntashyara gufite nta n'urwango akakugira inama yo gukora boutique. Yego muri wowe ukumva nawe wakora boutique ukawigiyemo ejo nejo bundi ukabura hiye. Icyo nicyo nshaka kugira ngo tuze ku kiganiro cyacu tugiframingire kuri icyo kintu bita kugendera mu kigari. Ni icyo bishatse kuvuga. Aha hantu nkurikije byose aratamaze kudusobanurira ikintu mwemo ni kimwe. Abantu benshi bubakira ibitekerezo byabo by'imishinga bateza imbere bagendeye ku byo abandi bakora ariko batazi amakuru ya nyayo badafite amakuru ya nyayo yuko ibyo bintu bikorwa. Mu ngero yatanze byo birumvikana ugasanga ngewe kuko ndi umumotari naguze inzu ariko ntabwo uzabonwara naguze aho ntwarira naguze uko bigenda. Hari umuntu ujya mu kimotari rega akagura moto kuko afite abakiriya barenga 100 kandi atwara buri munsi muri cyagiye bari mu kazi bamwishyura ku kwezi bagira gute akaba yihigira amafaranga. Ugasanga umuntu aratwara moto isaha imwe akaryama ariko nyamara afite andi masaha. Ubwo ni urugero nanjye nari nanzeho kuri icyo kintu. Ikintu cya mbere ubwo numvishemo ikigare ni ugushaka gukora ibyo undi muntu akora ariko utazi uburyo abikoramo utazi impamvu yabyo utazi n'andi manyanga cyangwa se amacenga abibamo. Yego ntuzi gusora ntuzi uko bagira ute ntuzi kubara amafaranga aho barangurira nk'uko twatubivuze. Urwo rugero kubera rwa moto ntuzi ngo yo polisi bigenze gute gukoresha nta makuru ahagije
ufite. Kandi duhora tuvuga ngo muri business uri gutegura umushinga uba ugomba gushaka amakuru ku isoko. Amakuru ku isoko uba ugomba gushaka ni ukuri ese abakiriya bakeneye iki kintu. Ese ningura moto muri uno musozi mperereyemo muri iyi misozi cyangwa se wenda muri i Kigali ko zabaye nyinshi, uretse ko ntabwo ari nyinshi ku buryo zitatunga abantu muzigure, ahubwo wabanje kubona ko uyikeneye cyangwa iri mu bikenewe aho hantu. Noneho rero kubera yuko uzi mucuti wawe bibitunze ukumva nawe ushaka kugura iyo moto nkuko twari tubivuze. Icyo nicyo duri gukomeza twita ikigare dukwiye kwirinda mu gihe turi gukora business. Yego, noneho reka tugende ku bari muri business, noneho tuvuge iki kintu nagira ngo nacyo ukibwire ku badukurikiye. Nizere ko we ukiza aka kanya nawe nizere ko uri buze kuduha igitekerezo cyawe twandikira muri comment tujye tuganira. Twababwiye ko iyi program kugira ngo ijye kugira ngo twungurane ibitekerezo tubigireho natwe mugire ibyo mutwigiraho. Hari abandi rero bantu baba muri business ugasanga arayikora ariko ugasanga banagisha inama n'abafite ibindi bintu nabo bakora byenda kumera nka bya bindi akora, ugasanga we ajya kwandika business plan cyangwa se inyandiko y'umushinga, hari uburyo yabipanzemo, uburyo yabiteguyemo n'uburyo bizakorwa mpaka birangiye. Ariko kwa kundi agenda ahura n'inshuti, ahura n'abandi bantu bakora nk'ibyo akora, bafite uburyo bwabo nabo babipanzemo, wenda bakora ibintu bimwe ariko imipangire yabyo ntabwo ari imwe. Ugasanga noneho umuntu aho kugira ngo akore bimwe yapanze, agumane ya gahunda ye izamufasha kugera ku ntego, atangiye kujya yirefera ku bandi, akatangira kujya akora nk'ibyo babandi bakora. Ibi bintu byose ikosa nta ngaruka bigira. Nanze kuvuga ngo ni ikosa, ahubwo ni uburemere bwabyo ndi kuburira igisobanuro cyiza mu Kinyarwanda ko bishobora ahubwo gutuma na bya bindi bicyaba ufite byose biyenga. Ikosa rero nk'uko twakomeje kubyita ikosa nubwo ari ikintu kinini tubonye, reka tuvuge ikibivamo ni iki. Ni ukuvuga ngo wowe iyo nyiri umushinga cyangwa se entrepreneur agize igitekerezo, abagize inzozi ze zaho ashaka kujya, abakira ashaka guseriva ndetse n'amafaranga azabikuramo n'igishoro bifitemo. Mukuri kugisha inama ni byiza kuko ugomba kugisha inama kugira ngo urebe uko abandi babikora, wowe ugomba kwiga strategy z'uko abandi babikora. Ariko burya igitekerezo cyose aba ari innovation. Either yo gukora neza ibyari bisanzwe bihari ukabikora neza kurushaho, cyangwa se gutangira ikintu bwawe bushyashya aricyo twita unique, ifite creativity mu buryo bushya bwa mbere. So igihe cyose wari ufite umushinga wawe n'igitekerezo cyawe uri kugikora, ugashaka kwagura, ariko ugashaka kwagura ugendeye ku bandi bantu, hari igihe usanga utaye umwihariko w'igitekerezo cyawe. Donc ni igitekerezo muzi cyatumye ukora ibyo bintu. So inshuro nyinshi ingaruka zibivamo rero ni izihe? Nuko uhora ushaka kugendana na ba bantu wadijustinga bafite igishoro kinini, we wari wifitiye gikeya. Dufatire ku mafaranga makeya, wari ufite business ya miliyoni 10. Donc uri kureba abandi bantu bari kuri veni, ni byiza kubigiraho kugira ngo uzabone uko wimprovinga. Ese ntago wareba uburyo wasavinga abantu benshi bari mu kigero kingana na capital ufite? Ni ngombwa ngo ujye gusavinga witwaye nk'umuntu ufite miliyoni 20. Iryo ni ikosa rya mbere. Uri kugendera mu kigare cy'abagutanze mu nzira. Wicyo wakora ni byiza kureba aba competitors bakora nk'ibyo ukora, ukabigiraho gatoke uburyo bari gukora ibintu. Ndashobora guca hano nagenzanya. Uburyo umuntu yagutanze muri business aba nakurusha amakuru. Kubigiraho si ikibazo, ahubwo bijya kuba ikibazo iyo watangiye gushaka kubabo, ugata umurongo wawe. Aha hantu rero nunganiye ku bitekerezo utanze kugira ngo tunabisobanure neza, tubifateho umucyo. Ikintu cya mbere ku mushinga warateguye, ikintu cya mbere uba ufite icyo twita intego z'igihe kirekire n'intego z'igihe gitoya. Uko yabivuze kureba kuko babikora n'iki, ibyo bigufasha kuba wamenya aho bahagaze, ibyo wongeramo, udushya, innovation cyangwa se n'utundi tuntu wakongeramo kugira ngo byibuse ugere kuri rwa rwego rwabo, ariko udataye wa murongo wihita ushaka gukora nk'uko abikora ngo uhite ugera ku
rwego ahubwo tangira ariko uhamya na za ntego zawe wagize gute wihaye. Ingaruka bigira ni izihe rero nizo tugiye kuvugaho iyo utamutse utagendeye kuri za ntego zawe wihaye. Icya mbere wakivuze harimo guhomba. Yego, ntabwo ibintu bigenda uko wabishaka, gushatse kubikora ukabikora nubwo mwese mukora bimwe ariko ukoresheje uburyo udasanzwe ugira gute ukoresha. Icyo gihe bitavuze ko udashobora no kunguka, ushobora no kunguka ariko kenshi bikubiye gakeya kuko uba uri gukora ibyo utazi ahubwo ubona n'abandi. Igihe cyose kwiga biba bisaba kugenda gake gake. Icya gatatu rero ni uko igihe cyose uri kugendera muri cya kintu twatangiye tuvuga ngo ni ikigare, sibye kuba wahomba guta umwihariko wawe w'icyatumye ufite intego zo mu gihe gitoya n'igihe kinini, sibye kuba utaye ibyo bintu bibiri, unatakaza abakiriya kuko hari abakiriya baba barakunze kubera ko basavinze mu cyiciro bari barimo. None kubera gutakaza umwihariko wawe, donc ntabwo bakira abantu bagomba kukubrandingira, donc kuvuga ibintu byawe uko bikorwa. Inshuro nyinshi usavinga umukiriya, hari abakiriya baba mu byiciro bitatu. Hari umukiriya uhereza product cyangwa se service ihita irangira akagenda agiye atazongera no kugaruka. Hari n'umukiriya uza akavuga ngo ubushize hari ahantu nahaguze iki kintu, reka nsubire njye kukihagura yongeye kugikenera. Abo tubita returning client. Hakaba n'abakiriya ba gatatu bari loyal kuri brand yawe. Abo ni babakiriya niyo wagira ute icyo wakora cyose batajya bajya kugurira ahandi. Nuvuga ngo abo ngabo sibye no kuba bari loyal banakurangira abandi, niyo baguriye ahandi bababazwa nuko batangiye kukugurira. Abo ni abakiriya bari loyal. Aho niho tuba tuvuga ngo wakoze brand. Muri abo bakiriya batatu rero ujye uhitamo ngo ndashaka gusavinga nde cyangwa ndashaka gucuruza kuri indi. Implication bifite nuko wa mukiriya uguze rimwe akagenda atazagaruka, ashobora kuba yaranyuzwe cyangwa ataranyuzwe. Icyo ukwiye kureba ati ese namuhaye ibyo nagombaga kumuha, yanyuzwe n'ibyo namuhaye, kuki atagarutse, kubera iki atagarutse. Aho uwo mukiriya uba umuhombye ariko ukwiyemo isomo ry'uburyo wafata abandi. Usanze se waramuhaye ibiramba nabwo ugomba kureba product zawe, ariko ubwo nibyo byiza kurushaho. Kuko iyo uzanye indi yizera ko n'ubundi uhora uzana karite, ubwo icyo gihe ubonye ibyo ubaha biramba utuzana indi product. Nimba wenda baguraga inkweto cyangwa uzikora ukazikora neza zikaramba, ejo noneho uzana udode imyenda, icyo gihe bazavuga ati wa muntu tumumenyereyeho guhora duha ibintu bya karite, none yazanye n'imyenda nayo reka tujye kuyigura. Cyangwa se niyo utanahindura ngo ujye mu myenda, niba wabaga inkweto ziramba z'ubwoko bumwe ukahita ukora ubundi bwoko, ku buryo aza kugura ubwoko akaba ari inkweto ariko z'ubundi bwoko. Niho ko ntabwo ari byiza kuba watanga karite uvuga ati ngo kubera ko biramba ngo reka mbisenye noneho ngo bijye birangira vuba. Iyo yaba ari made in China. Ariko nabo donc bagira na karite ntibibarangaza. Ubwo cya kabiri, wa mukiriya noneho wahaye ikintu akazanagaruka. Niwo n'umuntu noneho uvuga ati tumwita returning client, yavuze ati okay bari abantu bagira ibintu byiza, iki kitagenze neza reka nsubireyo, n'abandi bari royo. Ntimujya mubona ukuntu ubusanga hari ukuntu ufite ikintu wishyizemo ko utakiguriye kwa kanaka n'ahandi wakigurira. Ndatanga urugero ku bagabo inshuti zanjye, murabizi iyo ufite umuntu ukogosha ukuntu bijya bigora kujya ku wundi niyo mugiye wumva wagira ngo umuciye inyuma rwose. Aho ngaho ruwanga aba yaragukoreye ikintu muri business, haba harabaye icyo twita ku branding, umuntu aba yarabaye loyal to the brand. So icyo gihe rero abo bantu iyo watakaje wa mwimerere wawe ugataruka mu cyiciro ukajya ahandi, ba bantu bari loyal kuri wowe bashobora kuvamo ntibagaruke cyangwa ntibakomeze ngo babwirabwirana abandi. Burya mu kwamamaza hari n'umuntu kwamamariza atabiza, aho ati kwa muri Bizcom batanga service nziza z'amafaranga, batanga ubujyanama ku mishinga byiza, nawe ndahakurangiye uzajyeyo. Tubonereho tuyite tunamamaza service za Bizcom ku batabizi. Hari abahora bumva tuvuga ngo Bizcom aguka, rimwe na rimwe mukatubona muri za uniform. Bizcom ni ikigo bwoko ki? Bizcom ni Bizcom Group.
ubu twabaye groupe kubera ko dufite ibigo bitatu. Ikigo cya mbere ni gitanga serivisi z'ubugishwanama ku mishinga, ku bushakashatsi ndetse n'indi bintu byose bijyanye n'iterambere. Icyo ni ikigo kimwe nk'ubugishwanama Bizcom Consultants. Kabiri ni Bizcom Finance nk'ikigo gitanga amafaranga y'inguzanyo yishyurwa mu gihe gitoya, ni ukuvuga ngo kuva byibuze ku munsi umwe kugeza ku mezi 3. Ayo mafaranga agatangwa ku bantu bayashaka kugira ngo bayakoreshe amafaranga nyine akoreshwe mu buzima busanzwe, ariko tukayaha umuntu birumvikana iyo afite ingwate ifite agaciro katangwaho ayo mafaranga. Ya gatatu dutanga na assurance, nukuvuga ngo dutanga assurance ya prime insurance ku bantu bakeneye ubwishingizi bw'ubuzima, bw'amazu, ibinyabiziga ndetse n'ibindi byose muri rusange. Izo assurance nazo tuziha abakiriya bacu. Iyo turi hano rero tuba duhagaze nka Bizcom Group, ariko tukaba dufite umuyoboro witwa Bizcom Aguka ari wa YouTube channel turi kutureberaho, tunyuzaho izi service, ariko ntabwo tugambiriye twege gutanga service gusa, ahubwo tugambiriye no gutanga ubujyanama, twigiranaho kugira ngo dufashe umuryango nyarwanda abadukurikira muri East Africa n'ahandi hose bumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse nuko tuzakomeza dukora tuzagenda dufata n'izindi ndimi kugira ngo tubahe cyangwa se dusangire ubumenyi. Icyo tukita social responsibility. Buri company yose burya ibigomba kugira icyo twita social responsibility, ni nko kugira iki contributing to the community. So twege we are contributing knowledge and skills kugira ngo dukomeze kwigiranaho, dukomeze dufashanye gutera imbere. Ngira ngo mwasobanukiwe rero impamvu muhora mutubona abatabisobanukirwaga nuko bimeze. Tuba tugenda tuganira kandi twungurana ubumenyi. Ngira ngo arabasobanuriye rero hano ibyo ngibyo tubaye clear. Twari tugikomeje tuganira turi kureba nyine ya makosa abantu bakora mu gihe bari gukora imishinga yabo bahisemo, cyane cyane ariko twibanda ku kintu bita kugendera mu kigare. Uko kanaka bikora gutya, kuko akora gutya, tugenda tureba uko bikorwa, impamvu n'ababikora n'uburyo babikoramo, noneho tukareba n'ingaruka bishobora guteza muri business. Izo ngaruka nizo mu ndimi z'amahanga twita risk. Ni ukuvuga ngo wari urimo ucuruza kenkayori ibikoresho by'ubwubatsi, ni byiza kureba n'abandi bacuruza ibikoresho bijyanye na electricity n'amatara nabyo ukaba wabikora. Ariko tuhora kandi nanone tuvuga ko nta muntu ukizwa n'umushinga umwe, ugomba kugira ibintu byinshi ukora bikwinjiriza source of income nyinshi. Uri muri kenkayori y'ibikoresho by'ubwubatsi, amatara, amazi, ejo ugahita ugera na restaurant. Ni byiza pe, ni na byiza ko umuntu atagira ikintu kimwe kimutunga. Ariko iyo ugendeye mu kigari cy'uko ngo Strato ngo yaguze iki, yakoze ibi, ngo nanjye nabikora kuriya, bituma utakaza wa mwihariko wawe. Aho kugira ngo wubake brand, ukubaka abantu babakiriya baza bagenda, savinga umwe ariko agenda atazagaruka, savinze babiri ariko bagiye batazagaruka. Icyo ugomba gukora mu kubaka business irambye nuko ugomba kugira abakiriya bamwe ukabasavinga, ukavuga ati narabahagije pe, ndabahagije. Babandi wabakuye mu rugero rwo kuba ari abakiriya bahaha service yawe cyangwa igicuruzwa cyawe rimwe, ejo baranagarutse. Noneho iyo bagarutse uravuga ati aba bantu bagarutse nuko bishimiye ibyo twabahaye, urabasatisfyinze. Noneho uba ugomba kongera kujya ku kindi cyiciro cya gatatu cyo kubabaza ati ariko se ubundi ibintu byacu bimeze bite, kugira ngo ubagire royal client. None iyo wamaze kubagira royal client ubafite, nibwo utangira noneho kwaguka no mu zindi nzego. Nicyo gihe biba byakorohera noneho kubabwira ati ntabwo tukiri gucuruza ibikoresho by'ubwubatsi gusa, twazanyemo n'ibya plomberie cyangwa byo mu mazi, twazanyemo iby'amashanyarazi, ejo noneho twazanyemo n'ibikoresho by'abana bikinisho. Urumva icyo gihe kuko baba basanzwe bakuziho umwihariko wo gukora ibyiza gusa, uragenda ugakora na bya bindi barabikora. Ese ho gucuruza, ikibazo tubaza abantu badukurikiye, iki kibazo ugitega amatwi. Ho gucuruza abakiriya 3 bakwinjiriza miliyoni, no gucuruza abakiriya 10 binjiza miliyoni, wahitamo iki? Wewe wahitamo iki?
ku ruhande rwanjye bose ni abakiriya beza, yego, nabyo ni byiza, yego, ariko tuvuga ko ubundi abantu barabibwirana, yego, demo ugira abantu benshi, uko ugira abantu benshi wahaye serivisi ni nako ugira benshi bamenya serivisi utanga. Njye ku ruhande rwanjye ngiye guhitamo, nahitamo guhereza abantu 10. Kubera iki? Ba bandi 10 iriya serivisi nabaye za miliyoni 13 wavuze ni 10 cyane 3 uko wabivuze gutyo, ba bandi 10 ya mafaranga nabahaye araza kugira impact ku bandi 10 kuko nanyeka ko nta muntu umwe, kandi abo bandi 10 baraza kumenya aho yavuye. Icyo gihe ndaza kuba ngoze icyo twita branding, ariko y'igihe kirekire, yego, iza no kugera ku bantu benshi mu buryo bunyoroheye, kuko 3 yego ni byiza, ariko umubare ni mutoya nanone kuba watuma ibintu bya bimenyekana. Nago ku bwanjye nago filozofi yanjye cyangwa ibitekerezo byanjye binyumvisha ko ndamutse maye abantu, kuko sibo mba ndi limite kuri bo, ntago mba mvuze ngo nzaseriva abantu 3 bite birangira, ni ikintu kiba kizahoraho. Koma benshi baturutse mu bice bitandukanye, ahantu hatandukanye, niko na bya bindi nabahaye nabyo babigeza ku bantu benshi bagiye batandukanye, bikaba byangururira kubona benshi batandukanye. Nuko mbitekereza. Buri wese agira strategy ye, hari n'uwabasha guhitamo muri 3 kubera yuko wenda ashaka ko ibyo bundi abantu bacuruza status. N'ubwangu umucuruzi wese ugomba gucuruza iyo umuntu aguze igicuruzwa cyawe cyangwa se service yawe yiyumva te. Uko niyumva ndiriye muri restaurant yawe, uko niyumva nguze umwenda wakozwe nawe, uko niyumva mpawe service nawe, nicyo burya nicyo twita branding. Icyo harimo umuntu ushaka kuvuga ati ngiye reka mitemo 3 bashobora kunyinjiza miliyoni, cyangwa se mitemo 10 bashobora kunyinjiza miliyoni. Ngiye rero dore aho ngaho nahitamo inzira yo kuvuga ati nihe status ndi bugire, reka ino nzira nyibabwire. Dore igihe nagaruka nkahitamo 3 ari 10 baza bagenda na 3 bahoraho. Urumva aho ngaho byasaba ko mitamo 3 bahoraho, nibo nahitamo. Ariko ari 10 hataje icyo kintu kivuga ngo baza bagenda bahahora bose byashoboka, nahereza babandi 10 ahubwo nkabasaranganya bya bindi, kuko abo ngabo bituma nyine umenya n'ibyo batekereza. Ibitekerezo wakura mu bantu 3 nizera ko bidahagije kurusha ibyo wakura mu bandi 10 uko umubare ukura. Ahubwo hano wenda kugira ngo dufashe n'abantu babyumve neza, ikintu cyo kuva mu kigare nyine mu guhitamo, hari ukuntu bishobora kuba bisa naho bicanganya ukuntu ngo umenye ngo bigenda gute. Ni ryari ubundi ntamenya ko njyewe natangiye kwishora mu kigare muri business ndi gukora? Kuko hari ibintu ushobora gukora nk'ibimenyetso bikabikwereka ukaba uri gukora, ariko ukaba utaruzi ko watangiye kujya mu kigare. Icyo gihe hari ibimenyetso bihari ushobora kubona, ukaba wabigarura noneho ugakomeza ukava mu kigare, ahubwo ukagenda ukajya muri ya nyandiko y'umushinga wawe, ukareba vision wihaye na mission. Ubwo vision ni intego n'ibyo wihaye kuzageraho byose, ukareba uko n'igihe kirekire uko uzabikora, ukahita ubimenya. Hari ibimenyetso byaba bihari ushobora kureka ati hano hantu natangiye gukora ibitari byo ndi kwigana abandi. Ni twahoze tuvuga wenda ku gicuruzwa. Niba ufite restaurant, ukadufate ku biryo kuko abantu twese turarya, ugashyira ku giciro cy'50,000, uzahita ubanza umenye ngo ese iyi restaurant yarura ipura y'50,000 iherereye agace iherereyemo. Abantu benshi se bakenera service zo gufata amafunguro bangana iki aka gace? Ese ni agace commercial abacuruzi, cyangwa hari amabiro abantu bose bari aho birabagora gutaha kurya saa 6 uburyo abantu bazarya ibi biryo? Cyangwa se iyi restaurant yegeranye naho abantu batuye ko abantu bashobora kuzarya ibiryo byabo mu rugo? Kuko nago ufunguye restaurant ahantu abantu batuye biragoye ko uzabona abantu baza kuyiryamo. Nabwo uzareba abantu bahatuye bateka kangahe, bafite umwanya ungana. Ufunguye restaurant, urugero kugira ngo byumvikane, ufunguye restaurant imbere y'ishuri, abanyeshuri benshi baza kwiga baturutse mu bigo bitandukanye, ndi kuvuga ba kaminuza. Bamwe baba badateka, abandi ari abanyamahanga, abandi badafite abakozi. Ubwo bivuze ngo nufungura restaurant uzasavinga cyangwa uzagaburira ba bantu badafite umwanya wo guteka, bafite umwanya wo kwiga gusa, bagataha bakora imikoro yo mu rugo, bakaryama bakaruhuka. Iyo restaurant urumva kwishyiza ahantu humvikana. Hanyuma se
cya giciro ujya kugishyiraho cy'ibihumbi 50 wabashije kureba ubushobozi bw'abanyeshuri bafite baraho. Ese abanyeshuri baraho abenshi barakora, barikorera cyangwa se bafite ubushobozi butuma bakishyura iryo funguro? Tugiye mu buzima busanzwe, banza umenye izina umunyeshuri rihabwa umuntu uri mu kihe cyiciro. Ufite amafaranga niyo yaba akora nutumufashe, ntago ari amafaranga wavuga ngo agomba ababyeyi cyangwa se abamufasha apfa kuba yitwa umunyeshuri. Abanyeshuri mutwihanganire, kera hari ukuntu twadutera urwenya tukiga, urabona ku note haba handitseho ngo itegeko rihana umuntu wese wigana iyi note. Urumva tukavuga ngo nta munyeshuri wigana inote, nyine ubwo nawe wigana amafaranga kirazira. Ati no ku mafaranga byanditseho kirazira kwigana inote, nuko twabivugaga. Bivuze ngo umunyeshuri nyine niyo yaba yafite ntago ari amafaranga menshi. Tukomeze. Yego. Aho hantu icyo giciro ushyizeho n'abantu baherereye birahita biguha ubusobanuro ko washyize igiciro abantu batazaza kurira muri resitora. Yego. Nubona abakiriya ushobora kutabona benshi, ariko bakaza pe babandi bavuga ati iyo uririye hari ahantu kubera ko bahenda barambona gutya. Uwo muntu ashobora kuba aje kugira ngo abone valeri hahantu, ariko nturishuwa neza ko azabikora mu gihe cy'umwaka ari aho hantu. Wazabara amafaranga atakaza mu gihe cy'umwaka abone n'ubundi yashaka n'umukozi akitekera bigakunda. Noneho rero ubwo aho twari turi kureba icyo ukora, aho ugikorera n'igiciro, sibyo? N'agaciro abantu bazagira baririye muri iyo resitora yawe. Ibyo ni ibintu bine: icyo ukora, aho ugikorera, igiciro n'agaciro umuntu ari bugirire aho hantu ari gufatira iyo serivisi yawe cyangwa se iryo funguro. Noneho undi nawe ayizane ashyireho igiciro ko ari 5,000. Utekereza ko resitora izabona abakiriya benshi ari abahe? Ni uwa 5. None se nuramuka uhaye abakiriya 3 150, undi agagaburira abantu 150, ufite amafaranga menshi nangahe? Ni uwa 5. Ubwo rero nyabona ujye ubanza urebe ese intego zawe wihaye no gusavinga abantu bari mu kihe cyiciro. Ntuzaza uvuga ati ngo ariko ngo kubera ko Kamana ahise ashyira igiciro cy'50, urango nanjye ngo nabangaragara nk'umuntu uri cheap ndamutse ndi gusavinga abantu 5,000. Reka nanjye nje nkore VIP restaurant nanjye imita nkira igiciro kuri 70. Ubwo ngukoze innovation uravuguruye, ahubwo urisenye na cya gishoro cyawe ugiye guteka bibore. Wari usanzwe wicuruza kuri 5 bikarara bishize, ibiryo biraye none ushize ku 50,000 ugiye kumara iminsi 2 nta bakiriya ubonye bageze no ku 10. Ufite abakozi uri buhembe, ufite umusoro, ufite amazi n'umuriro n'izindi zose, kugira n'ikindi giciro cyose ukoresha kugira ngo icyo gicuruzwa kigere ku isoko. So ubwo urumva ko wowe wamaze gutakaza umwimerere ndetse n'umurongo wari warihaye. Icyo rero nicyo twavuze cyo kugendera mu kigare, naho kwimprovinga no gukora byiza kurushaho ntago umuntu agomba kuba hatabifite. Urabisabwa cyane, ahubwo ibyo wakoraga ni gute byaba byiza kandi bigakenerwa n'abantu benshi, kandi utavuye mu murongo wihaye ujya gutangira. Aho niho bita ngo no kwikura mu kigare na influence y'abakora nk'ibyo ukora cyangwa se abakugira inama muri serivisi utanga ndetse bari muri domaine y'ibyo nawe ukora. Nicyo twavugaga kuva mu kigare. Ikintu nkuyemo ni kimwe mu bintu byose atubwiye n'urugero duhaye rwiza kandi rufatika, ni ukuvuga ngo wijya kureba abandi, wikwiriza ijisho ryawe ku byo abandi bakora, birebe ariko ubihe umwanya mutoya, urebemo ibyiza kandi utibagiwe intego zawe wagize gute wihaye. Kuko mu Kinyarwanda baca umugani ngo ijisho rireba muko abandi rihora ribona byeze. Ibyo bintu byirinde rero, byirinde. Wishaka kompeta ariko kompete mu byiza, ariko uzamura urwego, ariko uzamura urwego ku ntego wihaye. Niba ari karite y'ibiryo wakoraga wizamura, ahubwo abantu bo bazabone ko bagomba kukubwira ukongeza amafaranga. Ariko we wihita uza nyine ngo uvuge ngo kuko ngo nongeyemo ikirungo runaka, ngo kandi naratekaga iki, ngo kuko ngo nongeyeho ngo ifiriti cyangwa se utundi tuntu turango, kuko nongeyeho ngo ji cyangwa iki. Bikore mu kinyabupfura ariko utavuye mu murongo wawe, wabanje kumenya urwego rw'abantu ugera gute guha serivisi. Nimba unashaka no gushyiraho ushobora kuvuga ati kugira ngo ndeke gusavinga. Ubundi ibintu byose ni strategy, niyo mpamvu tuza kubisobanura hano, kubera yuko nyine uba ugomba kugira uburyo ukoramo ibintu. Kavuga ati noneho ya restaurant y'ahandi
Bon, njye nari nsanzwe nsavinga abakiriya bari muri ibi byiciro, ugomba ubundi gufata isoko ryawe ukaricamo ibice, ni ugukora segment, kugira ngo ugashyiramo abantu mu byiciro runaka. Hari icyiciro kirya ibiryo bya 5, ariko ushobora no guhita ushyiraho serivisi none uvuga ati this is VIP service for VIP people. Abantu gati ahangaha uraza ukatubwira kuri mu VIP tukatugutegura ifunguro ukishyura 50. Yego. Ubwo noneho ugiye kubikora ku muntu uzi neza ko ari buze kurya kubera ko ufite komande z'abo bantu. Kiraho uburyo abantu bazajya baza bakaka serivisi ziri VIP zibaha rya cya kintu kuri cya giciro. Noneho abo bantu numara kubagira ufite nka 5 cyangwa 10 uzi ko bahoraho ubatekera. Noneho nukomeza kubona biyongera uje noneho uteka n'ifunguro rishobora gusaguka watereka nteganye n'abandi babiri bashobora kuza ku ruhande. Ariko utavuze ngo ngiye guteka ntegereze ko bari buze utabaza. Ibi byose rero ni strategy ugenda uvuga tereka nsavinga abantu muri buri cyiciro cya make, cyiciro cya menshi n'icya mwayene, ariko utagize icyo wibagiye cyane utagiye kure y'umurongo w'ibyo watangiranye. Burya ngo utazi yava namenya niyajya. Ibi byose turi kubabwira bibakubiye mu bintu 4 by'ingenzi umuntu yita ari kwandika umushinga nk'uko twabibagejejeho ejo bundi muri release short video twakoze birimo, ariko dufite n'ikiganiro kinini twakoze kirekire cy'iminota 58 twashyire kuri no channel yacu Biscom Aguka, twagiranye n'umuyobozi mukuru w'ikigo Biscom Group Limited CEO Dr. Jean-Pierre Bizimana asobanura inyandiko nziza y'umushinga ibice biba biyigize. Iki kiganiro nacyo mushobora kukireba. Aka gace ari kukubwira urumva kari kuza mu gushaka isoko, muraza kumva ko nujya muraza gusanga ko aho twita mu gushaka isoko mbere yo gukora umushinga ubanza gushaka amakuru ku isoko ukareba ibi byose amaze kugira gute kukubwira. Twarabivuze ni ibice 4 by'ingenzi ugomba kugira gute kwitaho. Ngira ngo rero iyo video ngira ngo murahitamo nayibona hano kari gupopinga, ariko nkuko yarabivuze icyo kiganiro kirahari nacyo mu kirebe. Ibi bari kugira ngo twongeye tugaruke tubabwire ngo nubwo ibi bintu waba byujuje ntabwo bivuze ngo business yawe igiye guhita kugira umukire urakiza uragiye, ahubwo hari indi myitwarire usaba nka rwiyemezamirimo igufasha kugira ngo bya bintu wahisemo ugende ubikora. Rega abantu benshi bafite amafaranga seba barayafite pe, bafite n'ibitekerezo byiza, ariko ugasanga igitekerezo uragifite ariko nta mafaranga ufite, cyangwa ufite amafaranga nta gitekerezo. Birumvikana ko uzakenera umuntu ukugisha inama cyangwa ugira inama. So icyo gihe rero niho turimo tuvuga ngo ntuzigere ufatirwa mwaho mu cyo kigare ngari ugenderamo. Ejo ushaka kubyuka umva uvuga ati ngiye mfite igishoro cyanjye, nabonye Karoli yaguze taxi voiture kandi taxi voiture ziri kumwinjiriza ngo nanjye ngo hahita nyigura wana, wenda yayiguze miliyoni 10 afite veni kuri konti. Noneho iyo modoka niramuka igonze azabasha kuyikoresha. Wari ufite miliyoni 10 uziguramo imodoka yose, nigongo urahita ijya muri parking ubu iri iparitse. Bivuze ngo umushinga wawe wari mwiza kuko washoboraga kugura imodoka miliyoni 3 ukayikoresha, none wahise ujyamo kugura iya miliyoni 20 cyangwa se izo 10 zose zirashize, ayawe yose yashoreye rimwe nanashya arahira rimwe. Bivuze ngo wowe ntabwo wigeze mukuri wiga umushinga wawe neza, wagendeye mu kigare, warujuje ibintu byose ubifite, ufite igishoro, ufite business yanditse neza, ukora ikosa rimwe gusa ryo kugendera muri cya kintu twise ikigare. Reka mbahe inama. Iyi nama yo tuzanayikatirwemo akantu gatoya. Mu gihe cyose ufite amafaranga, waba ukora business waba udakora business, mu gihe cyose ufite amafaranga ushaka kugura igikoresho, hari igikoresho ukeneye, tuvuga ukeneye telefone, ukeneye imodoka se, ni byiza ko ureba neza niba amafaranga aguze icyo gikoresho uyafite bwikube 3. Nimba ufite ushaka kugura imodoka miliyoni 5, wagakwiye kuba kuri konti yawe ufite miliyoni 15. Biba bishatse kuvuga ko iramutse ipfuye wabasha kuyikoresha, wayijyana mu igaraje, breakdown izayitwara uzaba uyifite, umusoro wa leta wo kwishyura umuhanda uzaba ufite. No kuri telefone njya mbona abantu ukabona umuntu arwaye iPhone akagura phone 800, wagakwiye kuba ufite miliyoni 400 3 by'amafaranga ya telefone, ku buryo iramutse banayikwibye kubona indi byakongera bikoroha. Ufashe udufaranga wa savings mu buzima bwawe bwose, wisugura igikoresho.
ese wari ufite ayo mafaranga? Ejo niba yikwiba iyo telefone y'ibihumbi 800 uzabasha kugura indi, cyangwa uzamara umwaka utarongera kubona indi telefone nk'uko ayo nayo kuyabika byagutwaye icyo gihe cyose. Turagusaba kugira ubwenge mu gihe ushaka kugura ikintu, ujye ubanza ugisevinge bwikube 3 ubone ukigure. Ni na business, nujya gushora mu kintu ujye uvuga ati iki kintu ninyishyiramo byibuza kinyungure 3. Nimba uguze telefone igomba kujya gufata video uyikoresha muri content n'ibindi, uvuga ati izo content zigomba kuzajya zinyinjiriza icyo kintu byikube 3. Mu gutangira bigusaba kugira ibindi bitambo ukora, ariko mu gihe uri mu nzira nziza ushobora no gutangira utira mugenzi wawe, ushobora no gutangira ujya gukodesha studio, ushobora no gutangira ukodesha imodoka nimba akazi ujyamo kagusaba gutega ukabukodesha ariko ukoresheje makeya, atuma wakomeza kubaho biramutse bitagenze neza. Ariko gufata amafaranga yawe yose ugahita uyinvestinga mu kintu kimwe, iyo ahiye ahira rimwe. Iyo ni inama nziza tugomba kwitaho muri uyu mwaka w'2026 n'indi myaka yose izakurikiraho aho uzumvira iki kiganiro. Wumve ko igihe cyose ugiye gushora mu kintu byibuze ugomba kuba ufite capital yikubye 3 yafite, ku buryo biramutse byanze wanakora ibindi, kuko nibura wahita ukoresha 2 yarasigaye ugasigarana na rimwe ryo kugutunga mu gihe utegereje. Murabizi ko nta business yunguka ako kanya. Mu cyongereza uravuga ngo don't put all your eggs in one basket. Ati ntugafata amagi yawe yose ngo yagere gute uyashyire mu gatebo kamwe, kuko aramutse amenetse byose wabukuyeho. Ubwo ni inama twabagiraga, ngira ngo hano rero twagushimira cyane ku kiganiro cyiza uduhaye, ku nama nziza tubagiriye. Duyikaze ibitekerezo byabo muri comment, mukande like, mukoresha ntimwibagirwe no gukora subscribe. Ibiganiro buri munsi ndizera Ubunani Limited buri munsi inama kandi nziza ziganisha ku iterambere kuri Bizcom Aguka. Murakoze cyane, turabashimiye.